banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda aho muherereye hose ku isi, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. By'umwihariko ndasuhuza abanyamuryango ba Ndenganura TV, ubwo ndavuga abamaze gukora subscribe hano kuri Ndenganura TV. Mbonereho rero no gusaba abandi mwese banyarwandakazi, buri wese nyine wumva runo rurimi rw'ikinyarwanda, mboneyeho kumusaba ko yakora subscribe hano kuri Ndenganura TV. Ukora subscribe, ugakora like, ugakora comment, cyangwa se ugatanga igitekerezo, hanyuma ukanasangiza n'abandi iki kiganiro, ugakora na share. Rero ibyo ndimo mbabwira byo gukora subscribe ni mu buryo bwo kuntera inkunga, kubera ko n'ubundi iyo subscribe utayikoze ngo ntere inkunga, n'ubundi iyo nkunga uba unyimye weho nta kibikumariye. Ariko kandi iyo nkunga umpaye ibizatuma igitekerezo cyanjye kibasha kugera ku rwego nifuza ko kigeraho, kugira ngo intego nihaye zigerweho. Ntekereza ko umuntu wese wampa subscribe yaba atanze umusanzu we mu kubaka igihugu nk'uko nanjye nabyiyemeje. Njyewe rero ubasuhuza nitwa Uwihanganye Jacques, nkaba ndi impirimbanyi yahagurukiye kurwanya akarengane cyangwa se kukamagana akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho ikiganiro, ariko reka manze nisegure ku bari barakoze subscribe bakemera kumbera abanyamuryango, bakemera kumbera inshuti magara za Ndenganura TV. Icyo niseguraho ni igiki? Ni uko maze igihe kirekire nta kiganiro ntambutsa, ariko impamvu ituma nyine mara igihe kirekire nta kiganiro nshyizeho ntabwo ari impamvu ibinturutseho, ni amikoro make mfite. Rero muri iki kiganiro tugiye kuganira turebe se akarengane ni iki. Ubwo ni ingingo ya mbere. Turebe ingero z'ibikorwa bigize akarengane, hanyuma turebe ingaruka z'akarengane. Hano mu ngaruka z'akarengane hari ingaruka z'ako kanya, hakaba n'ingaruka z'igihe kizaza. Hanyuma turaza no kuba dufata umwanzuro, buri munyarwanda wese araza gufata uwe, ariko nanjye mfite uwo nafashe, ndetse mfite n'uwo mpamagarira abandi banyarwanda gufata. Hanyuma hari n'umwanzuro nafashe nsaba leta kugira nayo ibyo yakora kugira ngo akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda gahagarare, hanyuma n'ingaruka gateza cyangwa se gashobora kuzateza nazo zibashe kuburizwamo. Hanyuma ndaza no kuba mbasaba inkunga ikomeye cyane. Ni itangazo ngiye gushyiraho rireba buri munyarwanda wese wifitemo umutima wa kimuntu, uzi neza ko akarengane kagira ingaruka nk'uko ndaba namaze kuzigaragaza, cyangwa se nk'uko ngiye kuzigaragaza, cyangwa se uretse n'izo ndi bugaragaze n'izindi zose buri munyarwanda wese yaba azi, cyangwa se n'undi muntu wese aho yaba ari hose wumva ko akarengane kagomba guhagarara, ndamusaba kuntera inkunga ikomeye cyane. Iyo nkunga ndi gusaba ni iyihe rero? Hanyuma rero icyo ngiye kuba mbabwira, ariyo mpamvu ndi no kubaka n'inkunga, ni uko nshingiye ku majwi akomeje kugenda ngeraho y'abantu batandukanye, cyane cyane inshuti zanjye, ndetse n'ibitero by'abagizi ba nabi bikomeje kunyibasira, by'abayobozi bari mu butegetsi. Ni bamwe muri abo bayobozi, kuko ntabwo ari bose, kuko ntabwo ari leta iri kumpiga. Ni bamwe mu bayobozi cyangwa mu bakozi ba leta bari mu nzego z'ubutegetsi buyobowe na FPR Inkotanyi, bakomeje kunyibasira ku mpamvu z'uko nyine
ndimo ngaragaza ko akarengane kagomba gucika. Urumva nk'abatunzwe nako bazi ko ariko kababesheje ariko mana yabo, abo ntibashobora kunyorohera. Nahisemo rero gufata imyanzuro yo kurwanya akarengane mu buryo budasanzwe, kubera ko kubireka byo sinabireka, ibyo byumvikane gutyo, n'abatuma abandi ngo baze kumbwira ngo mbireke bitwaje ngo ni inshuti zanjye cyangwa dufite ibyo duhuriyeho, ntabwo ndetse guhangana cyangwa se kuvuga akarengane kari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, naba ntesheje agaciro ibitangaza Uwiteka Imana yankoreye, ansimbutse ibitero by'abicanyi bya bamwe mu bakozi ba leta bagiye bangabaho mu bihe bitandukanye, Uwiteka akabindinda. Ubwo ntago najya kuba nk'umuntu udafite aho ahuriye no kugira icyo amenya ku bijyanye n'akarengane kari muri iki gihugu. Imyanzuro nafashe ni iyihe? Nahisemo kurwanya akarengane nk'urwego, nkaba nifuza rero ko abanyarwanda mu ntera inkunga, yaba ari iy'ibitekerezo, yaba ari no kwishyira hamwe, nifuje ko twubaka urwego tukajya mu nzego bireba, tugashaka ibyangombwa n'ibyemezo bitubashisha cyangwa se bitwemerera guhinduka urwego rurwanya akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda. Ibyo rero birasaba ingengo y'imari. Iyo ngengo y'imari ntayo mfite, ari nayo mpamvu ntegura ikiganiro kimwe mu kwezi cyangwa bibiri, kandi ari nkwiye kuba ntegura ibiganiro bifatika. Ikindi, ntabwo iyo duteguye ibiganiro gutya bigera ku bo bigomba kugeraho nyirizina mu buryo tuba twifuza. Dukeneye ko tuba twamaze kuba urwego, tuzaba tugaragaza ikibazo kive aho kiri gihite kigera kuko kigomba kugeraho, kinafatirwe n'imyanzuro mu buryo bwihuse, ibibazo biri mu gihugu birangire. Niyo mpamvu rero nahisemo kuvuga nti tugomba gushyiraho urwego rurwanya akarengane, urwego ruzwi n'amategeko, rufite aho rukorera. Murumva dukeneye n'abanyamategeko noneho batugira inama. Hari byinshi tuzagenda dusaba leta, hari uguhindura amategeko, zimwe mu ngingo z'amategeko zigakurwaho cyangwa zikavugururwa. Noneho hari n'izitariho zigomba gushyirwaho kugira ngo bamwe nyine mu bari abanyarwanda bibasiwe n'akarengane, bimwe mu bituma bibasirwa bikurweho, birwanywe. Murumva rero nkeneye ko mwikora ku mifuka yanyu, mukagira ikintu mumfasha, kuko njye nahagurutse nta kintu na kimwe mfite kijyanye n'ubutunzi, kubera ko ubutunzi bwa nyine nababwiye buri mu maboko y'abatari bene bwo. Hanyuma rero nk'uko nabibasezeranije, tugiye kureba ese akarengane ni iki. Hano njyewe nashatse inyito y'akarengane, ariko ubundi inyito itomoye cyangwa se igisobanuro gitomoye cy'akarengane ni ukuvutswa uburenganzira ku cyo amategeko akwemerera. Aha rero twebwe mu Rwanda tugira ikibazo cy'uko n'ayo mategeko nayo ashobora kuba ahubwo nayo ari amwe mu yashyizweho agamije kurenganya bamwe mu banyarwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo njye navuze ko akarengane ni ibikorwa by'ubugome biganisha ku rupfu rw'ako kanya cyangwa rw'ahazaza ababikorerwa. Ibyo bikorwa bikorwa na bamwe mu bakozi bakora imirimo mu nzego z'ubutegetsi bwa leta. Bashobora kuba ari ariko ubundi ntabwo navuga ngo bose, kubera ko ntabwo bibaho yuko urwego rwose ushobora gusanga rurimo abantu b'abagizi ba nabi gusa ngo burimo byibuze umuntu umwe ufite umutima wa kimuntu. Izo nzego za leta rero ni abo bakozi bakora mu nzego z'ubutegetsi bwa leta. Izo nzego z'ubutegetsi bwa leta ni izihe? Hari ubutegetsi nshingamategeko, hari ubutegetsi
nyubahirizategeko, hari ubutegetsi bw'ubutabera. Bamwe muri aba bakozi rero bakora muri ubu butegetsi maze kuvuga nibo barangwa n'ibikorwa maze kuvuga bigize by'ubugome bikorerwa bamwe mu banyagihugu, bigamije kubaganisha ku rupfu rw'ako kanya cyangwa se rw'igihe kizaza. Rero ndaza ku ngingo ya kabiri, ingero z'ibikorwa bigize akarengane. Ingero z'ibikorwa bigize akarengane: hari ugushyiraho amategeko avangura abanyagihugu cyangwa se abenegihugu. Ni ibintu bibabaje kubona umuntu ashingira ku mateka y'itsinda ry'abantu runaka, hanyuma akavuga ngo niba umuntu runaka yibwe igitoki, undi nawe akibwa igitoki, icyaha cy'ubwo bujura mu mategeko ugasanga bitewe n'uwibwe ntabwo ibyo byaha binganya uburemere kandi n'inyito igahinduka. Mu Rwanda ntekereza ko iyo umucikacumu rya jenoside yakorewe abatutsi agize ibyago akibwa, ntekereza ko mu rwego rw'amategeko ntabwo ibyo byitwa ubujura kuri we. Kandi ushobora gusanga iwe nta kindi kintu we yari akwiye kuba abyita ko ari ubujura, we bibona nk'ubujura busanzwe, ariko ugasanga amategeko arimo aramuhatira kwemeza ko icyo gikorwa yakorewe gifite intera ndende iruta uko wabitekereza. Ariko undi muntu we yakibwa bikitwa ubujura. Noneho kibaze uyu mucikacumu rya jenoside yakorewe abatutsi, we iyo agiye kwiba undi muntu icyo cyaha cyitwa ngo iki? Aha rimwe na rimwe usanga n'abantu batinya kujya kuregera ibyo byaha, usanga icyakagombye kuba cyitwa icyaha gihindura inyito, uko wowe ugomba gukurikirana ibyo ngibyo bitagoye kuba ubikurikirana ku mpamvu nyine z'amateka mabi yaranze iki gihugu cyacu. Hanyuma hari ibikorwa binyuranije n'amategeko. Ibikorwa binyuranije n'amategeko, ibi byose bikorwa na bariya bakozi bakora imirimo mu nzego z'ubutegetsi bwa leta. Ni ukuvuga ngo zimwe mu ngero z'ibikorwa binyuranije n'amategeko hari ubujura, ubwicanyi, iyicarubozo. Hano ku iyicarubozo ndaza kugira ikintu ngarukaho, iterabwoba, guheza bamwe ku nyungu z'igihugu, kwikubira imirimo yo mu nzego nkuru z'ubutegetsi bwa leta. Ibyo ni bimwe mu bikorwa binyuranije n'amategeko bikorwa nyine na bariya bakozi mu nzego za leta zitandukanye. Hanyuma reka nababwiye ko nagaruka hano ku iyicarubozo. Hano itegeko riteganya ko icyaha cy'iyicarubozo ni igikorwa cyose icyo ari cyo cyose gikorewe umuntu kikamwangiririza imitekerereze cyangwa se umubiri, kimubabaza mu rwego rw'imitekerereze cyangwa ku mubiri, igikorwa icyo ari cyo cyose. Noneho ukibaza hano, kugira ngo abantu bajye inama yo kubaka ibigo bifungirwamo abantu badategereje ubutabera, ndetse bakanarenzaho no kubita ngo ni inzererezi. Kandi leta niyo yari ikwiye kuba ifite inshingano zo gufata abo bantu badafite aho baba, ikabakurikirana kugeza hamenyekanye niba umuntu yaravutse akisanga mu muhanda, uwamubyaye igisekuru cye ni ikiveju. Hano usanga aba bakozi bakora muri iriya mirimo mu buriya butegetsi bwa leta, yaba ari ubutegetsi nshingamategeko, nyubahirizategeko n'ubw'ubutabera, bafatanya na bamwe mu banyamiryango bakomokamo aba bana b'inzererezi, nako biswe inzererezi, bakikubira imitungo yari ikwiye kubitunga aba bana, hanyuma leta nayo igatanga umusanzu wo kujya kubabohera ahantu. Urumva ko icyo ni ikintu kibabaje. Ahubwo leta yari ikwiye kuba ibahuza na bano bavandimwe babo babi, cyangwa na bano banyamuryango bameze nka ba Kayini,
ikabategeka ko bagomba gusangira na bene wabo ibyo ababyeyi babo baruhiye. Murumva ko kuba ufungiye ahantu witwa inzererezi, kiriya ni ikintu no mu myaka 800 n'abasogokuruza bazagukomokaho, iyo bababwiye ngo so yari inzererezi, sogokuru yari inzererezi, icyo kintu cyangiza ubwonko ku rwego rwo hejuru. Aho reka tureke ibyo bigo by'inzererezi, ahubwo turebe na bano bantu bajyanwa mu magereza. Ni ibintu bibabaje kubona umuntu muri iki gihugu cyacu gikataje mu iterambere, aho buri wese agomba kuruha ashakisha ikintu cyatuma atera imbere nk'abandi, ariko tukaba tugifite abayobozi bakigaye ibitero by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi kuri bamwe mu baturage b'Abanyarwanda. Tukaba tugifite abayobozi bicara bagahimba dosiye z'ubugome z'ubugizi bwa nabi, bakagenda bagafata umuntu nta kintu na kimwe bashingiyeho uretse ibyo babo bahimbye, umuntu akagenda akamara imyaka n'imyaniko muri gereza atarahabwa ubutabera. Ese niba dufite muri leta yacu itegeko rivuga ko iyo umuntu yafunzwe amezi 6 aba atakaje uburenganzira bwose yari afite mu gihugu, icyo aba asigaranye ni uburenganzira bwo kubaho gusa, gutora ntatora, gutorwa ntatorwa, kujya mu mirimo ya leta ntarebeshaho amazuru. Hanyuma wowe ugafata umuntu ukagenda ukamufunga igihe kirengeje ikizamushyiraho umugayo ungana gutyo, amezi 6. Fanga umuntu amezi 5, imyaka 10, imyaka 3, imyaka 4, hanyuma nyuma yaho ngo wabaye umwere taha. Ese reka tuvuge nk'uyu muntu muba mufunze muri ubu buryo, aramutse ariwe wari ushinzwe umuryango we ukarya ari uko yavuye guhaha, mukamufunga nubwo yaba iminsi 3, ninde muri mwebwe ushobora kwihanganira inzara y'iminsi 3 ikurikiranye atarahemuka? Mwumve rero ko ahangaha ibi buryo bwo gufata abantu bakabarunda mu magereza ari inzirakarengane, cyangwa se nubwo baba baranakoze n'ibyaha ibyishingiye nababwiye ko ari n'ibihimbano nkurikije n'ibyo bagiye bampimbira mu karere ka Ngoma, nuko bagiye babikora babihimba. Nababwiye ko hari abantu benshi bafunzwe bemejwe ibyaha baranakatirwa kandi ari inzirakarengane. Ariko reka turebe, hanyuma niba uyu muntu wenda koko yaranakoze n'icyo cyaha, ukamufunga kugeza igihe imyaka icyo cyaha yakoze, niba ajya gusoma urubanza cyangwa bajya kumukatira bazasanga iyo myaka yarayirengeje akanayikuba. Mumbwire uyu muntu mu mutwe we asigara atekereza iki mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge buri mu Banyarwanda? Icyo nacyo ubwo ndagishoje. Hari none nabwiye ingaruka z'akarengane. Ntabwo nshaka ko kino kiganiro kiza kumara umwanya muremure. Ingaruka z'akarengane, nabwiye ko akarengane kagira ingaruka z'ako kanya, kakagira n'ingaruka z'igihe kizaza. Mu ngaruka z'ako kanya rero, zimwe mu ngaruka z'ako kanya hari ubukene bukabije bushobora kuba akarande, kubera ko niba umuntu agukumiye ku mutungo w'igihugu, akakubuza uburenganzira bwo gukorera igihugu cyakubyaye nk'uko nanjye nabubujijwe, nta rwego na rumwe rurabasha guhagarara uvuge ruti Jacques ngwino usobanure uburyo wavukije ubwo burenganzira, kuko abenshi bagomba kuba babimbaza babigizemo uruhare barabizi, ahubwo ikibazo ni ukumpiga ngo bangirire nabi ibyo bakoze bitazamenyekana. Ariko ntacyo, Uwiteka wabashije kubandinda azabandinda kugeza igihe azumva ko agomba kundekura. Tuvuge hano nk'iyo ufashe bariya abantu ukagenda ukajya kubaboha ari inzirakarengane, abana babo ntibiga. Rimwe na rimwe imiryango yabo abadamu babo bajya kwicuruza bakandagara. Utekereza kugira ngo ube uri umuntu wavukanye ubumuntu muri weho, ariko ujye kwicuruza kubera ubutegetsi bubi, ujye gucuruza umubiri wawe. Abana babo nabo bajya kwicuruza, umukobwa na nyina bagahurira ku isoko barwanira umugabo. Murumva ko aya mahano ari muri iki gihugu cyacu, ko byagenda kose Uwiteka hari ahantu arimo ayitegereza,
hari igihe kizagera akagira icyo akora. Hanyuma abana b'abahungu nabo icyo bakora ni ugufata intwaro gakondo, bakajya gutobora amazu y'abandi, rimwe na rimwe bakanicirwayo. Nibo bantu nyine ujya kumva ngo baboheye mu magereza, kubera hari akarengane kabanje kuba mu gisekuru katigeze kitabwaho ngo abantu bahabwe ubutabera, indishyi zikwiye zitangwe. Hanyuma hano hari uburwayi bwibasira ubwonko. Uburwayi bwibasira ubwonko ni ukuvuga ngo iyo umaze gufata umuntu ukamwangiza, uko byagenda kose imitekerereze ye irahinduka. Aha ngaha bikunze guterwa cyane cyane n'uko nta butabera buri mu gihugu. Ubutabera buhabwa bamwe. Nababwiye ko hari mu gihugu cyacu uko duteye, uko twiyumvamo n'uko biri. Hari bamwe biyumvamo ubuyobozi cyane kandi ari abaturage, bakiyumvamo ko ubuyobozi, inzego za leta zigakoreshwa nk'abantu, mbese zigakoreshwa nk'urubambi rwo kubamba bamwe, mu gihe abo bagomba kuba babambwa babayeho ari abatinya ubutegetsi aho buva bukagera. Niyo mpamvu mu Rwanda gikomeje kubaho kwihorera, hakabaho kwiyahura, hakabaho kugiranirana nabi bo ubwabo, kandi byitwa ngo twegerejwe ubuyobozi. Aha ngaha ni naho usanga harimo n'ivangura. Nababwiye ko hari mu kino gihugu cyacu, njyewe sinatinya kubivuga, harimo ivangura iriri ku rwego rwo hejuru cyane. Ni ivangura rishingiye ku moko, harimo ivangura rishingiye ku butunzi. Niba ngiye mvuga ko hari ivangura rishingiye ku moko kandi leta ivuga ko nta vangura rishingiye ku moko ribaho, ntabwo ari njye munyacyaha, ahubwo umunyacyaha ni ukora ibyo bikorwa bivangura abanyarwanda, kugeza ubwo abanyarwanda biyumvishemo ko kubavangura n'abandi nyine hari icyo gishingiweho, cyaba ari amoko cyangwa cyaba ari ubutunzi. Hari ubwomanzi. Iyo abantu bagiye bagafata imitungo yari ikwiye kuba itunga abantu, abayobozi bakishyira hamwe, cyangwa se akaba ari umuyobozi umwe, kubera nyine ko nta butabera umuturage agomba guhabwa, bakamwambura ibyakagombye kuba bimutunga. Igikurikiraho ni iki? Ni ubwomanzi. Cyangwa se umuntu yambuwe wari ukwiye kuba amutunga, wari ukwiye kuba amufasha kugira ngo asunike ubuzima. Noneho hakurikiyeho n'ubuhunzi, ibikorwa by'iterabwoba. Ubundi ninde muntu ushobora kubana n'umuntu azi ko ejo waranyambuye, ejo bundi uranyambura, nta butabera buhari? Abenshi bafata imyanzuro yo guhunga bakava mu gihugu. Ntekereza ko n'uyu munsi mu kino gihugu cyacu abantu baracyahunga. Ubwo niba hari ubihakana azambaze. Hari n'abahunga bakava mu gace bakaba impunzi mu gihugu cyabo. Hano ntabwo ari ukuvuga ngo urahunga ngo uve mu gihugu ujye mu kindi. Hari abasohoka igihugu bakagenda, ariko hari n'ababa impunzi mu gihugu cyabo. Umuntu akava mu murenge umwe agahungira mu wundi, umuntu akava mu murenge umwe agahungira mu kandi karere, umuntu akava mu karere agahungira mu yindi ntara. Ibyo byose birahari muri iki gihugu cyacu kandi birakorwa. Hanyuma hari ubujiji. Kubera ko iyo umuntu amaze niba igisekuru cyarambuwe ububasha bwo kugira ngo cyite ku bazagikomokaho, kinabategurira ahazaza, ni ukuvuga ngo ubwo n'amashuri no gusobanukirwa byose bigendera aho ngaho. Ubujiji bw'akarande bukaza muri ubwo buryo. Hano muri ubu bujiji ni naho hari kubonekana nabo nakita ngo ni inshuti zanjye, barimo baza bambwira ngo urupfu rwa benshi ngo ni umunyenga. Ntabwo ari wowe wambuwe wenyine, ntabwo ari wowe wari ugiye kwicwa wenyine, ahubwo wowe Imana yarakurinze. Ati rero ceceka, ati twaremeye. Mbese usanga abantu baramaze kuyoboka bazabica, banabizi neza ko abo bantu aribo bagomba kubica, bakanabatera n'inkunga yo kugira ngo abo bantu bazanabice. Noneho urumva ko ibi ni ubujiji bukomeye cyane. Kandi ni ukuvuga ngo ikintu kibi kinakomeye muri iki gihugu, nita ko bibasiwe n'indwara y'ubujiji,
bazakomeza kugira bikarangira n'imiryango yabo inashizeho, igihe wowe uvuga ngo wivuga ibibi biri mu gihugu bidacika kubera ko ushobora kubigwamo, kandi n'ubundi mbere y'uko unabivuga hari ibyo wari ugiye kugwamo bimeze nkabyo, wambuwe ibyawe, utandukanywa n'abavandimwe, utegekwa guhimba amadosiye agirira abavandimwe bawe nabi, agirira inshuti zawe nabi, agirira abaturanyi bawe nabi, ibyo byose ukabikora ukumva ko ngo noneho ngo uriho. Icyo wibeshya ni uko igihe kizagera nawe babandi bagutegeka kujya kugira mbese igikoresho bazakimena. Tubivuge gutyo mu magambo make, wabaye igikoresho cyifashishwa mu bugome, ariko igihe kizagera igikoresho gisaze bakimene. Nigeze mbabwira ko iyo imbwa ishaje barayimanika. Rero ntekereza ko ibi muzayimenya igihe cyabyo cyageze. Ubu bujiji rero buri muri bamwe mu banyarwanda buri kuri urwo rwego, mukwiye kuba mumenya ko abandi banyarwanda nyabanyarwanda bazi ubwenge, mbese banashoboye, bigishwa umunsi ku munsi kandi bakiyumvishamo ko bafite inshingano zo guharanira icyabo n'ikitari icyabo. Ari naho rero bahera babambura ibyanyu, namwe ngo ntawuvuga. Umuntu yakwambiye umutungo waruhiye, uzi neza ko wawuruhiye, warangiza ngo ntago navuga ngo kuba yasigiye ubuzima ngo nzapagasa ibindi. Ibyo bintu koko birakwiye. Hari hakwiye kubaho gupanga uburyo ugaruza ibyawe wambuwe, biciye mu mategeko cyangwa biciye mu nzira zose zibaho zikwemera kugaruza umutungo wawe, kabone n'ubwo wabigwa. None se niba umuntu ajya kugikwa akorera ibihumbi 5 mu gifundi, ukemera kurira igikwa kigera kuri metero zigera muri enye muri etaje, hanyuma kandi ukabuzi ko icyo gikwa gishobora kukugwaho ugapfa, ariko ukemera ukacyurira. Ayo mafaranga ugize amahirwe urayakoze, Imana irakurinze, urayakoreye, urayacyuye, uguze umutungo wawe ushyize hariya, ingegera ziraje ngo nuko ngo ari abayobozi baguteye nijoro bagusinyishije amasezerano atabaho, uremeye urasinya umutungo urawubahaye, ejo bugacya uri kurira, bakwaza ati waye iki, ngo yango ntawe uvuga ngo singiye kwipfira. Ibi ntabwo ari ibintu bikwiye. Nimwumve ko mukwiye guharanira uburenganzira bwanyu kugeza umwuka wanyu wa nyuma. Kuko nimugira amahirwe mugaharanira uburenganzira bwanyu mukabugeraho, n'ababuvutsa bazagira uburenganzira bwabo. Ariko nimukomeze kuzana ubujiji bumeze gutya, icya mbere kiriho, nta muntu n'umwe uzungukira muri ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ikindi gikurikiyeho, ingaruka z'ako kanya ngo z'akarengane niko nababwiye, ikindi gikurikiyeho ni ubwicanyi n'ubujura. Iyo nyine nese bidafite icyo urya urandagara, ukorera nyine uridefanda. Iyo wari wariteganyirije ibyawe bikagenda nk'ari amakoperative njya mpora numva ngo yacikiye mu nda z'abayobozi, n'ubutabera bukabura, umuntu agafata umutungo akayikora sevinga ku itegeko, sevinga, igihe cyagira ngo nta kintu gisigaye muri kesi, kandi nta kintu na kimwe wahawe. Igikurikiyeho nyine ni ubwicanyi, ni ubujura, ibi byose birajyana. Kandi noneho kumenya ko ubu bwicanyi n'ubu bujura biba biri gukorwa, hari ahantu aba bantu bagomba kujyanwa bakazanakatirwa ku byaha nyine baba bakoze atitaye ku cyatumye babikora. Ariyo mpamvu nababwiye ko akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda, kugeza uyu munsi gamaze gufata intera ishobora gutuma hari imwe mu miryango ishobora kuzimangatana ikazima burundu. Indi ngaruka y'akarengane y'ako kanya, hari amakimbirane yo mu muryango. Ibi byose ntekereza ko bisobanutse, ntabwo ndabivugaho byinshi. Ndabona ikiganiro kiri kugera iminota irimo irisunika. Ndakomeza rero ngaruke ku ngaruka z'ahazaza, ingaruka z'akarengane z'ahazaza. Biriya byose bimaze kuba, abita incabwenge n'intwari batari ziranjije zihora zivuga ngo ceceka ngo udapfa, ceceka udapfa, ariko njye ntabwo mbita injiji, ahubwo ni abafite uburwayi bw'ubujiji. Kuko iyo uburwayi bukize nabo bahinduka abahanga, bakaba n'intwari zo guharanira ibigomba kubabaho. Tugomba kumenya neza ko iyi leta ituyoboye
yagiye ku butegetsi yabufatishije intwaro, turemera turayiyoboka kubera ibyiza yagiye twizeza, ariko niba ibyo byiza tubibuze tugasanga bitabitugezaho, dukwiye kuba tuyigana mu buryo bwemewe n'amategeko. ariyo mpamvu navuze nti tugomba gushyiraho urwego, tukavuga tuti iki ngiki ntabwo twakibonye, n'iki ntabwo twakibonye, n'iki ntabwo twakibonye, habuze iki, tugatangana ibitekerezo kugeza ubwo ibyo batwemerera byose tubibonye. Twasanga ari amanyanga natwe tugafata intwaro nk'abandi, cyangwa tukabasaba kubireka, gukomeza kutwangiririza ibyacu, batwangiriza ubuzima bwacu, badukuraho inshuti, badukuraho abavandimwe, badukuraho n'imitungo yacu, nta kintu na kimwe baduhaye, cyangwa se bakanaduha n'intica ntikize. Ibi ntabwo ari ibintu bikwiye. Hanyuma ingaruka z'ahazaza rero harimo ubwicanyi ndengakamere bwibasira inyokomuntu. Ibi ngibi ntabwo binsaba kubisobanura cyane. Harimo intambara, kubera ko nyine maze kubibabwira, ntabwo bizigera bibaho ko abantu runaka bazigera bumva ko imibereho yabo yose bamaze kuyoboka, kuvuga ngo mbese nk'intare mu ishyamba, inyamaswa hafi ya zose ziba zizi yuko zigomba kuribwa n'iyo ntare, zayibona zikiruka, ubwo nayo ikazirukaho, mbese ubwo nyine ni uko byabaye kondisiyone. Ariko nta munyarwanda, nta muntu muzima ugomba kubaho ngo abe kondisiyone ko agomba kwicwa n'umuntu runaka mu buryo butandukanye, bwaba ari ukumwambura iyo mitungo ye, bwaba ari ukumubohera mu magereza, byaba ari ukumuhimbira amadosiye, byaba ari ukumutera nijoro akajya kumwicira iyo ari, byaba ari ukumukuraho abavandimwe, cyangwa kumukuraho inshuti, cyangwa kumukuraho abaturanyi. Ibi byose ni uburyo bwo kwica umuntu mu buryo bw'ako kanya cyangwa bw'ahazaza, umuntu agasigara nta kintu yimariye. Aha ni n'abantu bakomeza kuvuga ngo abashigajwe inyuma n'amateka, iyo amateka agusigaje inyuma, si wumva nyine utagomba ubuzima bwawe buba buri muri tangente y'urupfu, buba buri mu manegeka. Ubwicanyi ndengakamere bwibasira inyokomuntu, icyo ntakivuze. Hanyuma navuze n'intambara, hanyuma aha naho hashobora no kubaho jenoside. Ntushobora kuba ngo ubeshye abanyarwanda, ubeshye abantu ngo never again. Igihe cyose mu gihugu hakirimo akarengane, igihe cyose mu gihugu hakirimo kwangaza abandi, igihe cyose mu gihugu hakirimo gushyiraho amategeko agamije ubuhezanguni, agamije kubuza bamwe kugaragaza amarangamutima yabo, igihe cyose mu gihugu hakiriho uburyo gushyiraho amategeko agamije kuvutsa bamwe ubwisanzure, igihe cyose ubutabera butubahirizwa, amategeko atubahirizwa, n'ariho akaba atubahirizwa, ibyo rero never again ni ikinyoma gikomeye cyane. Kuko niba intambara ishoboka, na jenoside irashoboka. Niba ubwicanyi ndengakamere bushoboka, n'intambara irashoboka. Mu ntambara, dore mu ntambara, intambara niyo nyirabayazana, cyangwa se mu ntambara niho haba n'ibi byose bishobora kubera, cyane cyane hano mu Rwanda. Kuko nta gihe hano mu Rwanda, munabyumve neza, nta gihe hano mu Rwanda higeze habaho jenoside nta ntambara ihari. N'ubwicanyi ndengakamere ntibwigeze bubaho nta ntambara ihari. Wenda hano mu bindi bihugu hagiye habamo za jenoside, leta imwe yapangaga kugirira abandi banyagihugu nabi bo mu kindi gihugu, bakagira uko babipanga, bakagenda bakabazana bakabakora ibyo bagomba kubakorera, ari bya jenoside. Ariko hano mu Rwanda biratandukanye. Mugomba kujya ko jenoside yabaye hano mu Rwanda yakorewe Abatutsi. Ubwo iryo jambo ntarigeretseho, ubwo ngubwo naba nishyize mu kaga. Ifite umwihariko ukomeye cyane ugereranije n'andi majenoside yagiye abaho ku isi. Rero ayo mateka dukomora aho ngaho agomba kuzamura imitekerereze yacu, n'imikorere yacu, n'imyemerere yacu, hanyuma tugaharanira ko ibi bintu tugomba kubiburizamo biciye mu nzira zo kurwanya akarengane. Hanyuma rero nababwiye ngo umwanzuro ni wo ukurikiyeho. Njyewe nababwiye ko mfite umwanzuro wanjye. Umwanzuro w'iki? Umwanzuro wo kuburizamo ibi byose maze kuvuga aha ngaha, izi ngaruka zose
umwanzuro nafashe ni uko akarengane nka nyirabayazana w'aya mabi yose n'amahano kagomba kurwanywa kakavaho. Akaba ariyo mpamvu nafashe izo ngamba zumvikanisha ko ngiye kurwanya akarengane nk'urwego. Ngomba kugana inzego bireba nkazaka ibyemezo n'ibyangombwa, hanyuma nkagaragaza ibitekerezo byanjye, byibuze nzi ko nishyigikirije itegeko. Abazampiga bo ntibazabura, kuko bo ntibazabura ndabizi. Kabone nubwo naba mfite n'aba bodyguard bandinze, nubwo naba mfite intwaro zindinze, abazampiga bari batunzwe n'aka karengane ntago bazabura. Ariko n'Uwiteka azadufasha. Kandi ubundi umwuga n'umuntu aramutse yishwe ku mpamvu z'uko hari ibitagenda neza mu gihugu, umusanzu wa nyine naba nkutanze waba ari uwo nguwo. Ariko kandi n'Imana ubwayo ntabwo ushobora kuba mu gihugu byitwa ngo urasenga, byitwa ngo uri umukozi w'Imana, uhindukire ube n'umukozi w'aba bakozi njye nita ko ari abashitani. Bamwe muri bo bakora mu nzego z'ubutegetsi za leta, bakora ibi bikorwa maze kuvuga by'ubugome, ari nabyo bigaragaza akarengane babikora bamwe mu banyarwanda, ngo hanyuma ngo uvuge ngo uri umuntu muzima. Tugomba rero kubirwanya. Hanyuma rero icyo nahamagariye buri munyarwanda wese ukunda igihugu agomba kwiyumvisha kandi agaharanira kwitangira igihugu cye arwanya akarengane. Ubwo muri comment ndabakeneye kuza kubona icyo muraza kuba mungaragariza. Hanyuma rero ahangaha ni buri munyarwanda wese, ariko ntidushobora kwibagirwa ko hari n'uruhare rwa leta. Hano rero hari bimwe natekereje bigera kuri 6. Natekereje ko leta nk'umwanzuro ikwiye gushyiraho amategeko areshyeshya abenegihugu kandi akubahirizwa. Hari ugushyiraho amategeko, hari no kuyubahiriza. Mugomba kumenya ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, itegeko ryari ririho ryavugaga ko umuntu wica undi amurenganyije nawe yagombaga guhanishwa igihano cy'urupfu. Ariko se niba ayo mategeko atarubahirijwe hakabaho Jenoside, kuki twebwe tugomba kuvuga ko tugomeza kuba mu butegetsi bushyiraho amategeko butubahiriza? Noneho Abanyarwanda nimujijuke, muzamure imitekerereze yanyu kandi murebe kure. Kuba ikintu kiri hariya bakubwira ngo ni icyawe, reba koko ko ari icyawe, urugendo unakore urebe koko ntawe ukikubuza. Mbashyireho amategeko kandi yubahirizwe. Icya kabiri, leta ikwiye guha amahirwe angana abenegihugu mu kubaka igihugu cyabo. Ni ibintu bitumvikana kubona imfubyi runaka idafite ababyeyi ivutswe amahirwe yo kwiga kubera nyine ubukene ifite, indi imfubyi runaka igahabwa amahirwe yo kwiga kugeza ku rwego yo ishaka. Aha haba harimo akarengane kubera ko ntabwo iriya mfubyi yavutijwe amahirwe yo kwiga kubera ko itishoboye, ntabwo ariyo yigize imfubyi. Ibi nirinze gukoma rutendere, ntabwo ndi buvuge byinshi. Ikindi kandi, niba dufite abantu bagikomeza kujya kuboherwa mu magereza, nyine hari abantu bari kwangiririzwa, iterambere ryabo riri gusubizwa inyuma nk'umuryango cyangwa igisekuru. Icya gatatu, leta ikwiye kurwanya ivangura iryo ari ryo ryose rivangura abenegihugu. Aha reka nigendere. Icya kane, leta ikwiye gukaza ibihano ku bakozi bayo kuruta uko ihana abenegihugu.
Ku isaa 2:37 za mu gitondo nibwo inteko iburanisha yari yinjiye mu rukiko. Bamporiki n'abunganizi be barimo Maître Kayitana ndetse na Maître Jean Baptiste Habyarimana babwira urukiko ko hari impamvu eshatu zatumye bajurira icyemezo cyari cyafashwe mbere, bitsa ku kugabanyirizwa ibihano ndetse no kubisubika. Maître Habyarimana yavuze ko impamvu ya mbere ari uko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije Bamporiki icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite, asaba ko akigirwaho umwere kuri iki cyaha. Bamporiki Edouard uregwa kuba yarakiriye miliyoni 10 z'agaterano ruberi ngo afunguze umugore we wari ufungiwe ibyaha bya ruswa. Abunganizi be bavuze ko yayamuhaye nk'ishimwe kuko n'ubundi bari basanzwe bahererekanya amafaranga, bati ntabwo yari gukoresha ubutabera kandi inshingano ze nk'umunyamabanga wa leta ntawo zihuriye n'ubutabera. Impamvu ya kabiri nuko bagaragaje ko ngo hagabanywa ihazabu ya miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda kuko naramuka ahamijwe gutwara icyundi hakoreshejwe uburiganya yatanga hagati ya miliyoni 3 ndetse n'5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi ngo nuko hagendewe ku mpamvu nyoroshya cyaha zaba miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamporiki kandi yajuriye asaba kugabanyirizwa ibihano kuko bikurikije amategeko umucamanza atazitirwa no kutajya munsi y'igihe gito cy'igihano. Bamporiki ati ntabwo ndi umwere, nta nubwo yewe byakumvikana ko ndi hano ntarakoze amakosa cyangwa ibyaha, ndatakamba nsaba imbabazi ko nakiriye ibyo ntagombaga kwakira mu gihe nabonaga ko ndimo gukorera umuntu ubuvugizi bakaba bitwaje amafaranga bayita inzoga. Ndasaba imbabazi kandi imbabazi zishobora kuba igishoro cyatuma ngira umumaro munyunamurengire umumaro. Yakomeje avuga ko ahawe imbabazi atatinda kwerekana ko yagororotse kandi azagira inama abandi kugira ngo badasitara nk'uko yasitaye. Maître Habyarimana yavuze ko Bamporiki asanzwe ari inyangamugayo, niwe witangiye amakuru ndetse anandika kuri Twitter yerekana ko yicishije bugufi ku cyaha yakoze. Kuba ari ubwa mbere ahamwe n'icyaha asanga byaba impamvu yatuma asubikirwa ibihano. Maître Kayitana yakomeje avuga ko Bamporiki ari umuntu ufitiye igihugu akamaro, aho yagize akamaro mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge nka gahunda ya Ndi Umunyarwanda, itorero ndetse n'ibindi yagizemo uruhare. Nubwo atabyitwaza ngo akora ibyaha, ati kubw'inyungu rusange turasaba ko yarekurwa, ukwicuza kwe kwashingirwaho akarekurwa agakomeza kubaka u Rwanda ari hanze aho yemeye icyaha kuva mu bushinjacyaha. Tukaba dusaba ko yasubikirwa ibihano ndetse n'amande. Indi mpamvu ishingirwaho ku gusaba ko Bamporiki yagabanyirizwa ibihano yahawe bigasubikwa ngo nuko afite ikibazo cy'uburwayi bw'umugore wivurije mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, bamwohereza mu Bufaransa aragaruka ariko aza gusubirayo. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko ubusabe bwa Bamporiki nta shingiro bufite kuko ibyaha akurikiranweho byakozwe n'umuyobozi ujijutse bihagije wari ku mwanya w'umunyamabanga wa leta ndetse wanize amategeko. Ku rundi ruhande ubushinjacyaha nabwo bwarajuriye bushingiye ku kuba urukiko rutarahuje amategeko no kuba yarakiriye indonke, kuba kandi hari ibikorwa bimwe bigize icyaha cyo kwaka no kwakira indonke bitasuzumwe ndetse no kuba haratanzwe ibihano bito. Bwavuze ko urukiko rwisumbuye rutigeze rusuzuma kuba Bamporiki yari umuyobozi kandi ibikorwa yakoze yarabikoze nk'umuyobozi. Buvuga ko Bamporiki yemeye icyaha ndetse akavuga ko yavuganiye umugore wa Gatera kugira ngo abe yarekurwa agahabwa ishimwe rya miliyoni 10. Buvuga ko kandi hari amafaranga yafatiriwe kandi yaraya Bamporiki ariko urukiko rukaba rutarayahaye agaciro ku mpamvu yo kuba yarasabiwe imyaka 20 n'ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda, ahubwo agahabwa igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60. Urukiko rwavuze ko hari impamvu nyoroshya cyaha ariko ubushinjacyaha bwo buvuga ko ntazihari. Uru rubanza rukaba ruzasomwa ku itariki 16 Mutarama 2023 ku isaa 8 z'amanywa. Hano usanga abakozi ba leta aho kugira ngo babe ari abakozi b'abenegihugu, ahubwo abenegihugu nibo bakozi baba abakozi ba leta. Kandi twumvike ko leta yacu yiyemeje kugendera ku mahame ya demokarasi. Niyo mpamvu usanga umuyobozi cyangwa se undi muntu runaka afata amafaranga akayashyira umwe muri aba bakozi ba leta ati jya kunyicira runaka. Cyane cyane ubu ngubu abadamu barimo baratanga ibitsina byabo abagabo bakicwa, kandi bakicwa n'abakozi ba leta bakora mu nzego z'imirimo ya leta. Urumva, niba umuntu ashobora gutanga igitsina ari umudamu akagiha umuntu runaka w'umukozi wa leta, umukozi wa leta agapanga ibitero bigomba kujya kwica umugabo, ni ikimenyetso cy'uko nanjye nshobora kugira nkafata amafaranga yanjye 20,000 cyangwa 5 nta nubwo bakorana menshi.
nkayahereza polisi nkabeshya uyu muntu mufatanye urumogi, ariko ni ukubeshya n'umugezi ahari uhita umurasa, polisi koko ikabikora ikamwica muri ubwo buryo. Ibi ni ibintu mbonereho no kunenga polisi y'u Rwanda ikomeje kurasa abantu ku byaha byose baba bakoze. Bariya abantu barimo bicwa barashwe, kabone n'ubwo baba bishe abandi, hari amakuru menshi ari kuba zimangatanye ku buryo bariya abantu baticwa barashwe na polisi, ayo makuru akamenyekana, ikibazo cyo gukomeza kwibasira kwica abantu gikozwe n'abaturage cyarangira. Ariko rimwe na rimwe aba bantu bicwa muri ubu buryo usanga babikoze ku mpamvu z'uko bakoreshejwe na bamwe mu bantu bari mu nzego za leta nyine. Noneho kugira ngo ayo makuru azimangatane, polisi igahabwa ikiraka cyo kwica uwo muntu ngo yari agiye kudutoroka. Ubundi ibi bintu byo gusobanura ngo umuntu yari agiye kudutoroka ngo turamurasa, leta nibikureho burundu biveho. Uwishe umuntu ari umukozi wa leta amanikwe nawe yicwe. Nayo ibi ngibi nimukomeza gutya rwose biraza kurangira bibaye ikibazo gikomeye cyane, kandi aho kizaganisha u Rwanda yemwe njye nzaba naritahiye, abanyura ntibabuze, urumva? Ariko muzarira yo kwarika mu gihe njyewe nzaba wenda nararuhukiye aho Uwiteka yangeneye. Kandi mu gihe Uwiteka atari yandekura nta mwicaye n'umwe uzabasha kugira icyo antwara ku bijyanye no kumena amaraso yanjye. Muzayangiririza ubwonko nk'uko mwabitangiye, ariko mujye mumenya ko Uwiteka ahari. Hanyuma ku cya gatanu, leta ikwiye kwihutisha ubutabera ku bakekwaho ibyaha bafunzwe. Gufata umuntu ngo umukekaho icyaha ukagenda ukamufunga imyaka n'imyaniko nta butabera uramuhesha, kujya igihe kizagera amaze imyaka 3 cyangwa 4 muri gereza ngo ataha ubaye umwere, noneho umuntu ntunamuhe n'indishyi. Ubundi kubera yuko bariya abantu, ni nayo mpamvu hano harimo n'ikibazo, itegeko ngo ryemera kuregera indishyi, kubera uba uvuye muri gereza wamaze kwangirizwa ubwonko, wamaze kubikwamo ubwoba bw'indengakamere, kandi ukavuga uti n'ubundi naho ngiye n'ejo bashobora kuhasanga bakanahanyicira, ntabwo ari kujya gukurikirana iby'izo ndishyi. Ahubwo mbere y'uko urekura uwo muntu urwego kumanza ugaca urubanza rw'indishyi ukazimuha nawe akazitahana, akavuga ati byibuze abanangiye mu muryango wawe. Ariko mutekereze, niba ufashe umuntu ukamwambura umuryango we, tuvuge ni umugabo, ukamufunga imyaka 2, yaza agasanga umugore we yabyaranye n'abandi bagabo, imitekerereze y'uyu mugabo uzize ubusa, mumbwire namwe ari mwebwe bari mu ngo zanyu uko byagenda. Ni nayo mpamvu akarengane kari gakomeje kwibasira nyine bamwe mu banyarwanda, ni nako mvano hafi 98% y'amakimbirane ari mu ngo, ari mu miryango. Ntabwo ushobora kurwanya ayo makimbirane udakuye ku karengane, ntibibaho, kuko ntabwo bibaho rwose. Aha, icya gatandatu ari nacyo cya nyuma, leta ikwiye gukuraho ibigo bifungirwamo bamwe mu benegihugu. Urugero, ibigo bifungirwamo abo leta cyangwa se bamwe mu bakozi ba leta bita inzererezi. Iki nanakivuze. Ubundi njye nigeze no gutegura ikiganiro ndabaza nti ziriya nzererezi muzikurahe? Sibwo ntabwo mwumva ko kuzerera haba hari ikibazo cyatumye nyine umuntu azerera? Umwanzuro wo kurangiza ubuzererezi ni ukujya gufungira umuntu ahantu. Leta ifite inshingano zo guhuza iyo nzererezi, iyo yita inzererezi, n'imiryango yabo no kubumvikanisha, none ikanabarinda kugira ngo bataza kugirana amakimbirane, igashyiraho uburyo buboneye bwo kugira ngo uwitwa inzererezi nawe abone ahaba, abone icyarya, abone aharyama. Ese reka mbabaze wenda nk'urugero, njye wenda nko kubyambayeho, mwarandukanyije n'abavandimwe banjye mugamije kwikubira imitungo ababyeyi badusigiye ngo munayigabane nabo, mu nyambura irangamimerere mu gihugu navukiyemo, nyine kugira ngo ntazazungurana n'abavandimwe banjye by'ababyeyi basize. Ubwo namwe uruhare rwanyu mwari mubifitemo, urwanyu wenda mwaranaruhawe, mwarukuyemo kuko imyaka igera mu 8 mumaranye iyo mitungo,
ibyanyu nyine mwamaze kubikuraho, mwanyambuye uburenganzira bwo gukorera igihugu cyambyaye, bagamije kuvuga ngo turakwica, mu nyambura uruganda rwanjye. Tekereza kugira ngo ufate amafaranga uyakure muri banki, utange ingwate, cyangwa se wenda uyabone nta ngwate utanze, ariko uzi ko ugomba kuyishyura mu buryo runaka. Ugenda ugura uruganda, cyangwa ushaka umutungo uwushyire ahabona, uzi ko ugomba kujya ukungukira ukagutunga wowe n'umuryango wawe. Abayobozi cyangwa bamwe mu bari aba bakozi ba leta bakugabaho igitero, bagukure uwo mutungo, ubura aho urega mu gihugu. Aho ureze hose bikuviremo ingaruka zo kugenda baguhererekanya, kubera ko bo bamaze kubaka urukuta rwitwa ko ari urwa bamwe mu bakozi ba leta, ariko kandi bagahindukira bakaba ari n'abagizi ba nabi bagomba kugira nabi abo bashinzwe kurinda. Rimwe na rimwe usanga abo bantu bubatse urwo rukuta, bubatse iryo shyirahamwe ry'abagizi ba nabi, ntabwo ari ishyamba, ubwo ni umutwe w'abagizi ba nabi. Bamaze no kurusha leta y'u Rwanda ingufu, ku buryo umukuru w'igihugu cyangwa se n'undi muntu wese ufite umutima wa kimuntu adashobora kubarwanya ngo azabatsinde hatabayeho ubufatanye no guhagurukana ingufu zose umuntu yifitemo kwa bamwe mu banyarwanda nyine barengana. Azwi ku izina rya Dubai, ariko Dubai, umuntu witwa Dubai yitwa Nsabimana Jean, akaba akora n'ibyo ibyo twasize tuvuze aho ngaho, urabyibuka nabyo? Yego ndabyibuka. Nta kintu na kimwe kigeze gikorwa, koko ugatinyuka wowe ukaba ukiri hariya ukiri n'umuyobozi. Excellency, mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri 2 koko. Nane sinzi ukuntu bara, ntabwo nari nzi ko abanyarwanda ari uko duteye. Ntagabanyije guhora umuntu ahora arwana namwe buri munsi. Rero biza hari ushobora gukomeza akora bibi avuga ati bariya badukurikirana bazagera aho baruhe barambirwe batureke. Ntabwo tuzabareka, tuzarwana rwose. Imana mugira nuko hari bitamenyekana, muhishirana mukagira mutyo buri wese uzajya amenyekana, ntabwo uba uri we wese. Ubu rwose ni uguhangana, twarahendahenze, twaringize, twakoze buri kintu cyose. Akaba bavuga mbeje gusaba abanyarwanda ko buri munyarwanda wese agomba kwiyumvishamo ko kurwanya akarengane ari inshingano ze, kandi akabiharanira kandi akabikora. Rero iki kiganiro ndabona nyigejeje ku musozo, mbonereho no kwisegura, ndisegura nyuma kuko nta mpamvu yo kwisegura mbere. Mwumvishe ko ijwi ryanjye ryahindutse, ariko nabonye ari ngombwa kugitanga kuko nta kundi kuntu nari kubigenza, niwo mwanya nari mbonye. Uwiteka Imana yo mu ijuru rero ikomeze ibarinde kandi baha amahoro n'imigisha biva kuri yo. Murakoze.